duherukana Kindigiti na Helena bananiwe kumvikana. Kwihangana na Solange bo bahangayikishijwe no kurwaza umwana. Ubu bimeze bite? Mukurikira umukino. Niko se ndakumva ubwo shock igutemye singe waroshya ngo heka mujyana kwa muganga. Hanyuma suragira ngo bikorwe nande Kindigi. Erega burya kibasumba wanjye nabigukorera. Iyi mihano rwose ndukasirize wanjyariye abana rwose. Kuseka sehere. Ngo Kuseka. Ndatunguwe cyane rwose Kindigi. Werikize. Niwe waducyocyoraga na mukesha uri kuvuga neza gutya. Erega nibutse ko uyu munsi ari isabukuru yawe. Ntabwo rwose nakuka inabi ku munsi w'amavuko yawe. Isabukuru yande se Kindigi. Reka winshuka. Ahubwo mbwira roho mutagatifu wakugendereye uwo ari we. Njya kumusaba rwose ajya tumuhora urutyo. Erega Helena. Wikwiri gushaka kongera gusaba ibyo wahawe. Ubu Kindigiti iryo sengesho nagutanze kuri senga. Kuko mana. Nahundi se Helena. Ndakumva. Akarabo kanje, agatako. Umva nkubwiye. Iyi sabukuru yawe. Irasiga nguhanaguye amarira nakurijije yose. Ku buryo usinde ibyishimo. Ariko se Kindigi, usibye ko nanjye ntibuka isabukuru yanjye, wowe wabikuye he koko? Oya. Erega burya byose ni mu mutwe. Ntugire impungenge z'amatariki. Bivuze ko amatariki yose ari ayanjye se? Girete Kindigiti ngushireho itariki ya none. Ibi yawe y'amavuko iteka ryose. Amina. Noneho se ubusizi gusumenya hari n'ikiri inyuma. Reka humura nta kijya inyuma y'urukundo cyahatinda. Ahubwo reka nasura urukwi. Noneho ninsoza mfatesha umuriro mbe nshyizeho amazi. Munyatambi wanyibarutse ndi imfura ye. Kindigiti ngo kwatsa muziko. Ndakubwiza ukuri ko imirimo yawe yose uyu munsi nyigukorera. Ku buryo uyu munsi uryama ugasinzira nk'agahinja. Ahubwo uretse no gusinzira nk'agahinja ndaniyongera ibiro mba nkuroga. Ahubwo iyi tariki yandike ku gapapuro. Uyishyire mu ifishi y'umwana tutazayibagirwa kuko tuzajya duhora tuyizihiza. Ariko se Kindigi, ko nabikubajije ntunsubize. Uyu munsi byagenze bite ko mbona wagira ngo marayika yatashye iwacu? Ariko zuko burya Kindigiti nyitiranya. Yewe iyi sabukuru iransiga ndi umwamikazi. Ahubwo se wari wabona iki ko ndi bunakuririmbire mbere yo kuryama? Ko mana. No kuririmba se kandi? Umva. Tuzo tetere. Ahubwo se Karame. Uyu munsi ntabwo uri bujye kuzana amata y'abana. Yewe nakwibagirwa n'ikindi. Amata y'abana sinayibagirwa rwose. Arengize ngo. Nabonaga ka kajerekani ukamishirizamo ntakabona hafi. Akajerekani namaze kukoza kare hariya mwibase y'ibyombo mu nzu. Uri inkwakuzi pe. Numva kera ninkira nkagurira. Ibyansi bizajya bihora kurinda bisa neza. Kindigi, inka cyane rwose. Ahubwo nzanira nako kajerekani njye kugukamishiriza rwose wowe nushaka ube wicariye. Kindigiti. Nakajerekani kamata mu muhanda. Ndumiwe pe. Amva ye. Ubusara amata n'urwagwa nta buri joro navomeye igifu ngenda nandika 8 ubwo icyagateye isoni niki. Mana yanjye ndagushimiye ko wakoze ku mutima wa Kindigiti. Ujye unsengera nawe ntiyibagirwa ariko. Ahubwo se Kindigi. Ndakumva. Uvuye kuzana amata ntitwaganira ku buryo tuzakoresha bwo guteganya imbyaro. None se muga. Ndakumva. Ubu ko umwana wanjye araza kumera neza. Humura Sora, humura rwose abana benshi babaho. Ndetse nabonye wanya atarira. Have najyanira aho muga. Uzi kumara iminsi birutagoheka. Iminsi ibiri byo ni myinshi, ahubwo nuko mutahise muza kwa muganga. Ahubwo se muga. Ko nihereye mu kuvuga gusa sinkubaza rwose. Ko mama yambwiraga ngo umwana arwaye icyo mu nda. Namwaba mwasanze arwaye iki? Nibyo rwose abantu benshi babyita icyo mu nda, ariko buriya no kubera ko umwana maraye ndetse n'urwungano ngogozi rwe biba bigitangira kwakira impinduka mu mikorere yabyo. Si uburwayi nk'uko abenshi babikeka. Muga, Karame. Ubwo amara niyo yatumaga umwana babara bigeze hariya koko? Nta kindi rwose, ariko humura biraza gushira. Yewe, mukuru wagira umwana ntiyamurinda ishuri. Uzi gusobanura ibintu neza umuntu akumva igihe ukiva ku bwonko.
ntiwumva se ko byari no kunyangiriza uburyo bwa mama nk'uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro nahisemo gukoresha kandi byari biri kugenda neza di. Nibyo rwose mwagize neza kuza kwa muganga mbere yo kugira ikindi kintu cyose muha umwana kitari amashereka ya nyina mutabiherewe uburenganzira na muganga. Yego rwose umufasha w'ingo ntahema kubidukangurira. Abafasha b'ingo ni ingirakamaro cyane. None se muga ndakumva buriya akagati mwamwandikiye ubu ngubu karaza kumukiza neza koko? Ubu se Sora ntubona ko yabashiye gutora agatotsi nubwo ari kunyuzamo agashikagurika? Ubundi mu by'ukuri nk'uko nabikubwiye icyo mu nda si uburwayi. Uyu muti rero n'umugabanyiriza ububabare mu gihe amara ari kwaguka. Yewe burya batabizi bicwa no kutabimenya koko cyane rwose. Hanyuma rero Sora uyu muti wumuhe neza kuko uburibwe si ikintu cyo kwirengagiza cyane noneho ku mwana. Ndawumuha rwose muga kandi hagize ikindi gihinduka kinteruriro nahita ngaruka. Nta kibazo. Hanyuma kandi ugakomeza kumwosa kenshi ntiwite ku kunegekara yatewe n'uburwayi kuko agomba konka agahaga. Yewe humura na kwihangana uri hariya rwose ntabwo yampaga henge abona atonse ngo ahage. Nibyo ndumva uburyo bwo konsa bwarabacengeye pe. Muga umva rwose guteganya imbyaro ntacyo wabinganya twarabyiyemeje. Mwagize neza rwose. nimba mu kindege ndumva bitangiye kundenga pe. Maho nakubwiye ko ntacyo urabona. Ntacyo urabona rwose. Uzanetesha birenze aha we. Birenze aha shyira umutima hamwe rwose kindi giti uzabona ko ndi kindi giti. Cyakora kindi ndakumva wakoze rwose kunzanira inshyushyu. Buriya inshyushyu nicyo kinyobwa numva badakunda agasembuye baturusha. Koko se Maho uretse n'ishyushyu cyangwa agasembuye uvuga nukomeza kumbera nk'uwo nkubonamo n'umutima uzawegukana n'impamo y'Imana rwose. ahubwo se kindege ko nagumye kuryoherwa n'agashyushyu wankamishirije utagiye ku kazi n'urukumbuzi cyangwa nyine uretse ko mbana nagukumbuye ariko se ntubizi ko ku ishansi yacu bagabanyije abakozi kuko bageze mu isakara? Ibyo ndabizi. None se ntitwaguraga hamwe kindege? None se nawe uheruka kariya kazi kuri iriya shansiye? Ni mama nta kandida. None se sinarenze ko uri umufundira? Umufundi gusa uretse n'ubufundi rero buriya nta kazi ku ishansi yacu ntabasha. Njyewe kindegiti ngende enjeniyeri. Ariko kindege enjeniyeri bagabanya mu bakozi wowe urumva udashidikanwaho koko? Reka da uriya ishyari riba mu bantu nturizi. Bangiriye ishyari nyine barangabanyisha ngo ntazabatwara akazi mu yindi mirimo yo ku ishansi. Wowe ntabwo bazi. Ese yego rata nagatangaye. Ahubwo se kindi ndakumva uyu munezero uri kunzanira mu buzima hera ntazabubera kidobya ko wasanga ku nkundwa akaza nawe azabikenera gatuma umurwa. Mahoro karame nuko nta nka mfite ngo nyirahire gusa nkurahije ukuri ko nta cyakwitambika mu marembo y'umutima nafunguye. Narengize ubwoba rwose nketse ko Helena yazankura amata mu kanwa nagakurweho umuntu. Ahubwo se Mahoro yanjye karame ko numva aha mu ruganiriro ntarambiwe waretse tukajya mu cyumba nka kwereka sha. Sine Oui. Yipiza n'ibintu Wiki. Ndumva merwa nyisha we Yesu we. Ariko se ugira merwa ku kintu ufite? Ibyo je gute? Ariko wamaye. Kafate gatoya. Nje kora nitumara kuryipiza. Ureke dutangire twihugure twitegura ikizamini. Sibyo Sine? Nanga ko buri gihe uvanga amasaka n'amasakaramentu. Ukuza amasaka n'aya masakaramentu n'aya. Shira ntushaka kumara umwanya utamvangira. Ubaka kanya ko gutangiye gushyira mu kwitegura ibizamini. Cyakora urashoboye. Hakuzi ko wa mugani wagira ngo kuri wowe kubona akazi no kutakabona byose ari kimwe di. Bitaba kimwe se. Neza ubwo urumva ubundi ninjya gukora muri iyo banke nzongera kubonera mu diaspora cyangwa n'abandi basore banje umwanya. Heguko. Kandi rero niba utarunabizi. Amafaranga wamo aruta yo banke ya memba. Heguko. Ari ubundi banke zihemba ngayishira. Cyakora ndumiwe Sine. Ndumiwe pe. Ndumva mbuze ikintu ndenza kuri ayo manjwe uri kuvuga. Nagara manjwe shira. Ndi kukubwiza ukuri nyamara.
hanyuma se amafaranga yose banki yaguhemba yanyuze mu kuri ndetse n'igihembo cy'akazi wakoze urashaka kuyagereranya nayo uhabwa y'ubusa? y'ubusa y'ubusa se gute? aha abo basore simba nabahaye umwanya wanjye ndetse n'ibyishimo. mbega umukobwa sha ndumva na pizza yawe apeti yahise ishira. imereza nirire nyiguhu uyirye cyangwa yisubize muri firigo? itereka ndayirye nyuma. n'ubundi uyirye wenyine dore iba yavuye mu mafaranga ukura mu basore ahubwo sine nigende shayira ariko rero wibabara pe mbabara wigenza ubabaye nese ubundi ntakiri iminsi yo kwitegura ikizamini. nuko urakoze Kindigi gusa ihangane ureke kumbeshya kuko nabimenye. iki se wamenye kandi? kwa Margarita bakamye ndetse n'ikimenyimenyi nabonye utinze ngewe ngira ngo ntiwanahageze bambwira ko wahageze ndetse bamuha n'andi mata ndayatahana ahubwo mbwira we baguhaye aho wayashyize. dore uko areba here rero mu by'ukuri byo nagiyeyo pe none rwose n'amata bwose bayampaye nk'uko babikubwiye ariko nageze mu nzira ndi kugaruka ngira ibyago noneho ndasitara ndayabogora n'akajerekani gahita gaturika ngo po yo noneho nanjye mpita nkajugunya none si ubwo kuko kari katuritse. ese nuko byakugendekeye Kindigi? nuko rwose ntakiri ntakubeshya here ahubwo Kindigi ndakumva ku byo kurya nateguye hariho n'akanyama. ngo ikihere ngo iki uramenye ibyo bibiri nguhaye rero ubyo kujya kubyishyura ubwirasiyo y'ejo muzirwariza. dore ko mwamenyereye gufata amadeni ngo kindi gitazishyura ntazo njyaho da ashwi da umva izo nyama umuntu uzijya niwe uzazishyura niwe uzazishyura mubabarire cyane. ninde se wakubwiye ko inyama bazikopesheje ko kuretse gusetsa? none se zavuye hehe zavuye irya nkayo kwa Kabera wabonye yavunitse baje kuyibaga. urabeshya? oya ntago mbeshya bayibaze hanyuma se izo nyama si amadeni muzishyura here? oya rwose si ideni Kindigi. humura ashyitse umutima hamwe rwose. nizo baduhaye zo kwirira gusa rwose humura ntawe uzagusaba kuzishyura. hanyuma rero Helena ndagusaba kumbabarira n'ukuri. ntubabarire iki se kandi Kindigi? nese umunezero wa mu gitondo sinari nkuvanzemo umunabiti ubundi burya ngo kirazira kubwira umuntu nabi ku isabukuru ye. ukubera iki se kandi? burya ngo wameze nk'agahinja bisaba rero kumubwira amagambo meza ukamuguyaguya ntutuma avunika akora imirimo ivunanye ahubwo ukamubwira. ariko se koko Kindigi wabikomeje uyu munsi n'isabukuru yanjye? ntabikomeza subona abakiriya bo batagira amatariki bukiraho ko bavutse nanjye nzajya nkwizihiza kuri iyi. hanyuma se ngaho impano wangeneye kuri uyu munsi wanjye wankiriyeho sheri? ndayigwa rwose ahubwo se ndakumva nk'ubu tumaze kurya akanyama ntitwajya mu cyumba ubundi tukiyunga bya nyabyo nkanakwereka ko ikintu gito nkiri umwe wirahiraga. ese mama aka kanyamuneza kindi giti yadukanye mu rugo iwe kazamara kabiri ni iki gahatse naho ubutaha? ikinamico inkingi y'amahoro muyigezweho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga y'umushinga Enabel. itambuka kuri radiyo Rwanda kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ku wa mbere no ku wa kabiri ni 12:15 z'umugoroba, ku wa gatatu ni 12:45 z'umugoroba, ku wa kane ni 11:45 z'umugoroba, naho ku wa gatanu ni 2:15 z'ijoro. Inkingi y'amahoro. Bakunzi b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi mwifuza kutugezaho, mwatwandikira cyangwa se mukaduhamagara kuri 0789113120 cyangwa se kuri 0788435206. Bitihise mukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com.